Yeah, it's a big boy thing, you know. Yeah. Welcome back muri Big Team Podcast. Big Thing, we are back. Uyu munsi turi kumwe n'abantu n'abashyitsi bakomeye. Abenshi muri mwe murabazi. Gusa ntabwo njya mvuga amazina y'abantu. Hano umuntu wese arivuga kubera ko muri Big aba Big. Iyo umuntu ageze anahitaho mu Big bisobanuye ko aba ari à l'aise uri home. So twatangira ahubwo ndumva bya biri opposite aho umuntu ari big nyine aba à l'aise bamuha ikaze nanjye ariko wivuga ikaze tuba twari guhaye aho cyasigaye nuko noneho wivuga kugira abantu bamenye uwo muntu uri hera ku mukuru rero ngenda cyakuri kwivuga rero ndi nyamugenda mu b'imbere singenda mu b'inyuma ninjye nyamboyogeye icyo si icyawe icyo si icyawe shaka icyawe ni icyande cyo twarakigaga gifite nyiracyo ni icyande ntago muzi ariko twarakize cyo tutazi nyiracyo ari icyande uragishimusa se nonshyira hano hasi ugandikamo nyiracyo ubwo ndaba ndamumenya rero kuko utamuzi ngiye kumukubwira nyiracyo ni njyewe oya undi uzongera kumva kivuga uzamubaze ngo nyiracyo uramuzi wakibye ni wowe natamukubwiye ubwiye tugiye twari twicaranye kuri mikoro i nawe Bruxelles kizahita kibiki icyo gihe abazahita avuga ati cyo nanjye n'icyanjye kabisa hanyuma nyuma y'ibyo ubu byasoje ese si ukwivuga kugiciyemo kabiri si ikivugo cy'abana niyo mpamvu cyitwike nakubwiye niyo mpamvu cyitwike kutajya uva ku izima ugeze ukora mu mitwe y'iterabwoba ntabwo se kutambaje niba narawuvuye mu kuhu byo ni ikibazo gikomeye so ku banzi n'abo nzi n'abo tuziranye n'abanzi wenda tutaziranye n'abandi nibaza ko bose banyita Alisudi. Okay. Anyway, yitwa Alisudi ariko njye nitwa Emi Nsengiyumva cyase mi Rwanda cyase ikinege cyangwa se uko bishaka yabaye menshi wa mugani wa muraperi. Yavuye ayo mazina yose. Ryose urijyana na Emi Rwanda ubwo yose ashingiye kuri Emi kutu. Nitwa Emmanuel numva mu cyaro niko banyitaga muri 99 nako banyitaga Emmanuel ngiye nkiyita Emmanuel ko nakunda kumva ari rizungu kandi urabizi ko ibintu byose biteza akavuyo bigira amazina menshi nta kibazo noneho ishoka ifata ibiti kabishwanyaguza itungo nashaka kuvuga kuko mukunda hari abaraperi urabizi ukuntu badukubita imirongo akavuyo kaga oya nagari ariko abaraperi bo ntago bateza akavuyo aho ugiye gutangira debit ari mwihorere ahubwo namwe muraba mushaka kubigira paso je ndimo ndiganira amwe mushaka kubigira urumva umuraperi Sudi n'umwana w'inyamirambo we ntago yigeze urumva yavutse yitwa Alisudi twebwe tuvuka bakwitaga Manuel no wakeka ntago navutse yitwa Alisudi oya kuri street niko bakwitaga ariko nitwaga Sudi none njyewe rero umunyogokuru yanyitaga Manuel abaturanyi bagerageza bakavuga Manuel ngeze i Kigali batangira kunyita Emmanuel numva bibaye byinshi ndavuga nitwa Emi basi ko nayo mbonye nanzi ko Emi ari uko wari ugiye hanze oya nayo ngeze i Kigali ngeze hanze rero nibwo nahinduye Mr. E shyiraho i Rwanda ndavuga sasa cya ndumva uza kuvangaho mpayindi none amaze kubona amafaranga yahita yitwa ikinege ndavuga sasa yatazajya habara amafaranga ni njye ubwanjye sasa ruhoro arundi urabona njye nyine uyu musabye arakubwira nayakoreye uri hama yandi numvise hari Nsengiyumva Emmanuel ayo nayo mu cyaro ayo aba kuri passport gusa n'ibyangombwa undi sinjya nyavuga nuko ari hano hakaba Emi Nsengiyumva iryo ni iry'akazi riro official hakaba Emi Rwanda risobanuye u Rwanda nyine hakaba Emi ikinege ije amafaranga
iki nawe yanaga ikinege bijyanye n'amafaranga ni it's a big story nuko Sudaba bishyizemo amafaranga kubera ko yanyifuriza ariko aravana n'aya my by the way ntimuze gukina abundi Sudi kwa diaspora cyera mwatanga amafaranga muraneza n'abantu kuri social media mu amafaranga bro aba diaspora mwaragize amahirwe message wandika ari mu ndimi numva ariko iyo nza ko nabisomye neza nkumva kuri murabwira abantu ngo mbaho amafaranga kuri social media nayakura ese kuki aba diaspora mwahindutse ntabwo nabyumvishe kera wahuraga no mu diaspora akaguha amafaranga kuki mwahindutse nawe akakanyura mu diaspora doye ku mafaranga ubusa ndiwe muri uyu munota turi kuvuga mu diaspora njewe akakanya mbayewe naba ndi impunzi baba witanze kuko ko mu diaspora bigira rega stage finali wa uri mu diaspora no oya yabatara mu diaspora naba nyiri impunzi kuko ngo haba harimo amahirwe ko bamusubiza i Kigali ariko niyo wasubira i Kigali abanyakigali bakwitwa mu diaspora wapi nabazangira ngo ngo nese uvuye ko nago baba bumva ko mvuye Bruxelles atavuga ati byanze bikunze waruri Gisenyi utangira kutubeshya gusa ariko mu bimenye umuntu ugira amafaranga nk'umuntu utuye mu Rwanda akorera hanze y'igihugu akajya agenda agakora amafaranga akagera agataha arabivuga ko arabizi ibintu bizwi ku isi yose aba experts babita aba experts umuntu wese ukorera imiryango mpuzamahanga nk'uyu musore ukorera ibigo bikomeye bikohereza muri mission uzi icyo bita frais de mission oh mon cher bro aba diaspora barahindutse bishimira Imana yaraguhaye none duhuye Bruxelles Bruxelles ça va Bruxelles unyuma y'igihe cyinshi mbabona muyivuga none wayigezeho ubu ça va ubu urahari bya fresh narahageze tu narahageze icyo wahinduye ku byo wabitekerezaga hari byagutunguye urumva ni kwisi kera ntago ari kera cyane mu myaka nk'itatu ishize nagize amahirwe yo kujya muri Israel umuhanta aranyandikira mfite umuhanta w'umukristo byatari abonye postinze kumva ya Yesu nandi kumwe na Israel Mbonyi turi ku muryango w'imva ya Yesu ahita nyandikira ngo Yesu we ngo wageze mu ijuru udapfuye mwana wa so this time rero Bruxelles now nyine nubwa kabiri nayo mageze nari ndano en 2022 nongeye kwishimira kuba abantu naje bukonje bwagiye numvaga nshaka gufiringa bukonje buriya naje ubushize ashyushye n'ubundi harashyushye numvaga nshaka ubukonje numva uko bimera kwari ku deprimas ugurane yazajye kumva ubukonje bwari bwo ubwo yahuye n'ubukonje se ngo nibwo yaje ashaka ubukonje none nagiye kuza buragenda ubundi sano burahaba uzaze nkwereka aho buba ngo na deprima wumvishe icyo kuza wenda ugiye hejuru muri Scandinavie ndibazaho ugiye muri za Norvège za Finland wabone sawa n'ubu ni kubera muri za Belgique z'undi harakora ejo nasimbukirayo nkareba après biterwa n'ubukonje shaka imbasha ku bukonje nyene bwanyabwo bukabije uzazi wacu za North Dakota cyangwa uje Canada za Russia mu Burusiya kabisa cyakora uzabona icyo bituko kiraka cyo mu Burusiya warakiragije ariko bro dushimira Imana ntabwo nigeze mpakana ko tudakora turakora pe kandi na cyane ahubwo wenda sinongeyeho ko twamburwa aya niyo wambuwe wawe kuyeme experience nicyo cya mbere ahubwo baza Sudi ko n'ubwa mbere ageze Bruxelles n'ubwa mbere ntabwo bishoboka n'ubwa mbere yagize aryo bayita yahabonaga kuri map escalade yo muri Bruxelles kamera tuzi ubwenge sinzi impamvu wagiye ku ishuri bro ndumwarimu yagiye gushaka inshuti ubwa mbere ngeze Bruxelles bro ahubwo avuga n'ubwa mbere mpatembere iyo uri mu kibuga ntago buri mu gihugu mba ndihe habaye intambara bamfungira ntago bagufungira mu kibuga ujya se wasohoka cyangwa hari prison iba mu kibuga cy'indege bafungira abantu mu bibuga by'indege ariko amategeko bakureba barayi Bruxelles cyase y'ububiri ariko uri ku butaka nyene n'ubundi bw'ububiri gusa nari narageze i Bruxelles warageze i Bruxelles wenda nibwo navuga ko noneho nageze i Bruxelles wageze mu bubirigi deja cyase Brussels Belgium ariko i Bruxelles ho nari narahageze ku kibuga cy'indege ako wareba guti yo wabaga wageze wagurira mu kadirishya byata uvuga ngo hari animatonge
cyo koza matona n'ubu sindajyaho wana matongo itugomba turahanyura bro ejo nagiye kurya igitoki kirimo ni igitoki kirimo na dodo mu by'ukuri ntabwo ibyo nyine nabiharya ariko nabirebesha amaso nkareba ko bihaba isengira ikibazo nka Emi gute ajya kuguta iki gitoki kwa numva wakariye utuntu two mu Bubiligi utuntu nyine tudasanzwe byaranananiye abantu banjyanye ejo ndi mu Bataliyani kurya spaghetti birananira bolognese iyo bagutwara ariko ngeze ku gatoki karimo dodo bameze neza ubwo nanze gushyiraho comment ku bintu by'ibitoki kubera nifashe ntabwo nshaka gukreye umwana inshuti yanjye kwindukamo umwana ase umuntu yoroshya hari icyo bitwaye burya ni ama side effects y'agatoki ariko urumva hari abantu baba bashaka korohamo gakeya kabisa ariko biba bikenewe tworohemo urumva ariko sudiri wana ntabwo wakiri ariko umenya impamvu wari urimo dutera story za Manuel kandi Manuel ku kintu cyitwa icyumwumbati n'ikijumba ni ukuvuga Manuel yaje i Kigali afite umubiri ukomeye Manuel yarakeneye agatoki ntabwo ari ukumworoshya kuko koraho ntibyakunda kubera igihe Manuel yamaze hariya hantu ahubwo byibura hazemo ka balance abo yarenze balance kabiri byibura ariko uranakabona wenda be Emmanuel boga none seva ntabwo nuko ategerewe ikiganiro yago ukiyoboye yagowe hari ahantu bakoresheje gutumira abantu nkatwe nabyo nikosa mwakoze hari ahantu yarenze kuba Emmanuel arenga arenga ikinege ahinduka Ras Emi Kigali yarayirenze uziko ko niwirukanse karega Kigali agwa ari umwana wamubwira ngo azi kwiruka karenga iwabo igeze karega nabonye ifoto twese tavuga uyu ninde yarabaye umuraza asemana bagera mu mugongo kuki wagarura ibyo bintu walaye byarashimishije narasetse ndebye iyo foto ari orchestre yari yambeshya akazi man Emara duhaye kabisa by the iriya foto yari yakazi yeah ari inzoga nari ndi kwamamaza session bari bakeneye ifoto yanjye mfite dread kwiyo nzoga shabara bamamaje kabisa ko nyuma yaho na reaction babonye bakwishyura uko contraire ntago ari yo mu Rwanda ariko none iyo nzoga iriko iyo nzoga niyo muri Benin ni Landry uramuzi Landry wabaga muri AP na Jabo Jabo asikaba Benin wankubise yago ka connection Landry ararenze ubu muri Benin ndagiye atanamusuze naza kubona ino show inshuti yanjye cyane urumva iriya foto yagomba gucuruza ku nzoga na yari ifoto imwe ndayifotoza ngashyira kuri social media ndatwika harahiye byataye abantu babona ngo umutwanye n'uyu ariko cyo abantu babanga kubera iki bagumvye uko uba wambaye dread iyo nzoga yaba rasta ibiremereye naginkwa nkago wayu iri mu cyatsi iraremereye kandi urumva baba bashaka umuntu nyine asa ufite experience nararisomye nararinyweye ngore bagasudi kumwa kwamamaza inzoga ya Primus yari yo yose ariko kubera ukuntu najya nseka bajya bagira ngo reka guya ka experience nigeze ko ndi Kigali na madamu uraze tuyirusororo rero dutaje tugeze ku Murindi dusanga polisi yashyizemo bafunze umuhanda none barimo kugenda basohora abantu bose babapima icyo bangweye inzoga noneho araduhagarika umva nayo maze iminsi ntamenyereye ko umupolisi amagarika nta mpamvu noneho basadoganditse kubera iki baduhagarika kameme noneho araza avuga ngo sohoka mu modoka what sohoke kubera iki se ngo gusohoka turimo gupima abantu ikindi none yambwiye ngo barimo gupima abantu inzoga naraturitse ndaseka aravuga ati dore yasi uyu niwe twashakaga yahise igipimo atagazi n'umusigara kuko umugore aravuga gusetsa iki ndamubwira arambwiye ngo ninsohoka ngo mpime kora ngo y'inzoga nawe araturika arazaga
Atabantu. abagabo noneho atanu bavuye mbega ni nko kubwira gute umuntu ni nko gusaba umuntu igiki urugero rwiza y'ibintu bidafite ahantu bihuriye kimwe kijya ikindi gihe kubwira nyine ali ngo soka bagupima inzoga bamupima inzoga ni nko kukubwira sinzi ikintu nakubwira ni ibintu bidafite ahantu bihuriye none ngeze hanze ngumye kwigarama bikanarira ariko nakubwira ngo fungura umuntu ngo huhamo nategeza ama story yanjye nirwa nsereza abashiti banjye bazingwa umupolisi atama yako gafoto kandi arimo aransetsa bawibi narimo arakora akazi ariko kuri njye birimo biransetsa kubera ukuntu niyizi n'iki none ikintu cyabayeho cyo yashyizeho ka kantu gapima no ka kantu akajya gakubita akavuga se karakora kumbi karimo karikara kakagaruka aho kavuye ntacyo kerekana karakubita ga speed kari kubona alcohol uzariyo bagushyira bamaze kogosha gusa umva karambwaye umujama none bo kayango kapfuye kuko ubwa mbere yabonye akantu kajya muri za minus nk'ibihumbi 5 karamarutse kavuga ati ahubwo umuntu akeneye alcohol kugira ngo abeho ariko dufite abantu nk'abe benshi muyoboke ya Alex my big brother ni inshuti yanjye byatari kera nkinywa inzoga hari akabari kabagiremera kitwa kwa Jire habaga hateze bashiki bacu babandi nyine babarindiriye abantu bamaze kunywa kabyeri kujya babahirinye noneho twe twanyweye imwe imbere turi guceza ngeze bya bigeze nka 8 twari tugikesha bigeze 8 saa 9 gutyo umuntu yasinze none ageze ahandi atangiye kujya ashakisha inshuti ye mbura muyoboke soka ngiye kumuhiga buze muyoboke urabizi ntanywe inzoga waba yinywera amazi aba yafashe gutya nka sherishusho noneho turamubura nsoka ngiye kumuhiga na Jire uriya wazaresi igihe aferwa fana kari akabari Kenya dusohotse dusanga muyoboke yafatanye mu mashati n'abapolisi noneho Jire araseka byatari ese Alex ko ari twe twasinze we byagenze kumva icyabaye bari bafashe umukobwa wo ku muhanda wari wiziye w'umukiriya kwako n'umukobwa soka yambaye mini umupolisi ahita amufata nyine nka babandi bari bateza ngo ko hari ukuntu bajya bafata babakora mu muhanda muyoboke ni yaramuze atangira kumuvugira amuvugiye umupolisi agira ngo muyoboke afite ikiburi yasinze agira ngo yasinze baraserereye mpaka komanda araza komandaje avuga nese noneho mavezo mu mupolisi kwako na polisi harimo abapolisi bagira yabo umupolisi ni yari wagasomye kuruta na muyoboke yibaza na izi stories z'inzoga mani ziratinda nago show yarangira kandi ni mutitonda show yanyu byarangira turayidevije sibyo twahereye twatangiye tuvuga ati nuko bimeze uje nyine afite imyukano wo ngo okay ngo tutaherera aragiye ako twese mwese mwari mwaje muri show ya Bwiza no urumva yaraje mu kazi ngenda ni umufana no nawe waje mu kazi oya we yaraje kemsinga ngenda umufana yarwakiruje mu biruhuko yaraje Oscar ibyo wafashe ka vacances je suis en vacances oui c'est ça mais ikibazo nabonaga uri kwandika ku kinyamakuru korera akazi ko kari kugenda turanutuntu nyine aba yifashiriza abantu no kuvuga nakaruko ko kuruhande ko gufasha abantu bati biriya ni utuntu ni nko postinga kuri social media ni nko postinga ka story ni nkuko n'ubundi yo muhure ari kugwa nk'ibihumbi 2 by'amayero kibera nta kibazo babanza guha amadolari ndaguha amayero marero zuma ko muhuye yarangije kuyatanga avuye gusura abashiki ba harabahari umugabo muremure ujya ukora ama interview i Kigali harabahari hano humura tufite aba host beza baraguha map ko rutoki rurebye cyakora Bruxelles nzi ko abamo basore wayoboye Bruxelles hakubeshye abamo basore gusa nagukira nakugenda muri murongo kuva wahagera umaze kubona abasore gusa niki kinyereka se ko umuntu ari utari umusore nta habe
bijyana no sabwo wabwiwe n'iki ko ari abasore naragenze ndabona ni gutureba umuntu ukamenya ko ari umusore narumiwe nanjye iki cyerekana urumva ko yari umukobwa ushobora kugira feelings ushobora kumuganiriza cyangwa nawe ushobora nkuko namugira feelings nawe yazigira ntawe uranyegera ntawe ndege ubu narumiwe Brussels sinayitinda ako n'abasore basigaye begera abandi oya mwese najyanye ibyo nibya dore nibyaba twarabibahariye bagumane nubwo bajya batwoherereza ibitari ngombwa ako sudi mugumane ibintu byanyu kabisa mutubabarire iterambere mutubabarire kabisa iterambere nukuri muri gumane iterambere ni iryacu ariko mwebwe mugumane ririye iri ntago nzi urimo uravuga podcast twazikora online nkareba ibigana muzajya mubicisha nkajya nzi Brussels gukora ikiganiro hari ikibazo se napanga ikiganiro rimwe mu cyumweru najya nzi Brussels ko twaba twakuyeho imiryango mpuzamahanga yose twafunze mwafunga ibirere se nka wa mutwe ntabwo njya nivanga muri politike nose go show yagenze gute akazi vacances Brussels nyine imeze vacances kugenda neza akazi kagenze neza nibitari kugenda mutubwira uyu yarari oya boretse icyo kwa tuvugisha ukuri Sudi yarari mu kazi sibyo koke musinga kandi mwaraye mumubonye nagwa rore nahageze ariko nahageze nkeka yarangije oya nubwo ntago waje urumva yaje uyu wowe wari wari wamubonye none ashaka twe tumukorera abonye atari umuyobozi wa danje wararenze big up kabisa none uyu munyamakuru arashaka ko twe tumukorera reportage yagakwiye kuba yaje abwira wamwumvishe se niko mutumufata so the thing ari orajya tumukorera akazi imbere tukubwira uko byagiye oya akazi kahuriranye usaba ko none unabari ujyaye nahageze nanjye so urumva Sudi yarari mu kazi njye narindi guca inshuro njye kandi inshuro yacitse buri yacitse ako Sudi yarari mu kazi muri rusange ariko byagenze neza ni cyari igitaramo cyiza ako Brussels haba abantu beza we abasore ntabwo bari abasore kamere bose bari abasore no kuri pe cya gitaramo cyari gikubiyemo abagabo n'abasore narebaga reka dabikagorana usanga we wari ufite iyindi gahunda wari ufite iyindi gahunda nyine yitabaye nuko mbyanzura ariko by the way kirimo abantu b'i Brussels n'abanyamujyi n'abantu basa neza urababona ukabona ko bafite amafaranga ntago ari bya bitaramo by'i Kigali Sudi yakoreye igitaramo arabizi Marshall Kigali ni utuntu tw'udupeti babamanura nta bintu byaka amatara bamanura mu bitaramo ariko apana mutubari no muri club nabonye nibaza ko ni mentalite suko Kigali atarimo abantu bafite amafaranga cyangwa babikora mujye mutugoboka come on bro sinziga tubukurikira mwebwe ukuntu data abantu b'i Kigali bameze akubwira ngo barakinnye bagize gute wajya gukora ukabona bikari niruzuye wajya guhunuka ukabona afise vacances mu Bubiligi nta kabari k'i Kigali na kamwe nzi kafunze ngo kabuza abantu i Kigali haba utubari amafaranga yo kunywera ntajya abura burya niyo yabuze inshuti zirakugoboka mu gihe ufite inshuti zifite amafaranga nawe wapi ayo kunywera ariko mumeze neza muraryoshye ariko ayo gukorana vacances mu Bubiligi oya birabya vacances bya rurwenye ibyo bintu bazabikoresha muri Genizi duhaye content mbifarimerisi vacances se nageze kuki ariko nka Sudi yakora ka vacances ariko bizaza nanjye ngenza nje muri vacances ako ka vacances kararyoha nuza ariko uzambwire nanjye nza nuza muri vacances uzambwire nanjye nza ako njye sinzabanje muri vacances zabanje kurya yuje kuruhukira uzaba uri kuruhuka ntago uzarya zabaje kurya vacances urashaka uzaza ku ikofi yanjye icyo uri muravuga zabanje kurya yawe uzaba uri muri vacances uzaba uruhutse byose ko amafaranga no muri Amerika uzaba uje kumufasha kujya zabanje kugufasha kugira gute ntawe ndi mudu uzaba uje muri vacances muri Amerika n'amafaranga urayarya nta kibazo ni ibintu ubuzima bwawe ariko ibiryo bivuye mu mafaranga kubigura noneho kubera ko usanzwe by'amafaranga hariya hano uzaba uje muri vacances
kuruhuka urumva ngiye nzagufasha kurya amafaranga hano i Bruxelles kugira gute kurya amafaranga ariko kubanza ari ahantu nicaye hari umuntu avuga gutya umuntu ntamwumva ntabwo uri kumva neza undi ndakumva shaka ko ari ibibazo by'ama network cika gusaba bene amafaranga nicyo twapfuye ngo bizagenda gute ndagufasha kurya amafaranga bene nigeze kumuhamagara cyane hari urimo uravuga bigacika nama ekuteri ako kandi ako nagaco ko muri Amerika mwe murakagira oya ko nakajya Amerika cyane ntamwumvishe ibi nawe maravuga bigacikagurika sinumva by'amafaranga ngo nshaka no sigira ikindi kintu numva kabona iminwa yigira ngo wanazikura mu by'amafaranga by'uri kubyumva amashi iby'amafaranga by'uri kubyumva ubu uri kubyumva iby'amafaranga urabyumva abo usubira muranyumva we kizame gutera ibyibura pfa ari n'akaruga cyo nshobora kumva ariko none ntazishyizeho nta kintu nagite by the way Sudi ni umufana ukomeye wa Kendrick Lamar niwe watumye nkunda niwe muntu watumye nkunda uriya murapa Kendrick Lamar ntabwo nge nari by the way ntabwo nari muzi ntabwo nari nakunda kumwumva cyane niwe watumye mwumva cyagiye Kedot bro no nagiye kubona mbona umuntu igarambwiye ngo mani nguziko nakatisha itike nje Kigali Sudi wapfuye kuki wafusha amafaranga ubusa mani ngo nje muri show ngo umuntu ararenze nayo maze kuvuga gukora article kwa zaza abibonye ahita ngo njye ngo ndahitanze nambwiye bro wikwangiza amafaranga naho ngaho wirirwa umuntu si umuntu zawa Kedot bro ariko ngo yarankomye the legend man uriya mutipa atebwoba Kendrick Lamar ndibuka njya bwa mbere muri Amerika actually niyo muntu buriya wa mbere nagiye mu gitaramo cye muri Amerika ariko nakigiyemo ntabizi ko ari we so ni muri 2010 kangahe ndibaza 2013 ndibaza ko nagiye muri Amerika muri 2012 so nibwo nawe yaragisa nkaho 2012 yarakigaga Guardian menshi nejo bundi antroisième mu Guardian urumva nibwo rero Kedot yarasaga nkaho arimo arazamuka indirimbo zero zakinwaga ku maradiyo hari indirimbo nkunde 2 cyangwa 3 ze ariko nyine kwa kundi ugera ahantu ukajya wumva uhindura amaradiyo wumva indirimbo muri Amerika indirimbo igezweho barayikina mpaka wabishaka utabishaka bana bimwe byacu indirimbo barayikina wabishaka utabishaka urayikunda kuko babaye gusubirizamo inshuro nk'igihumbi bimeze nka chorus so noneho naye mfite umushuti wanjye mu Cameroon arambwira ati hari umujama aje kuririmba hano tugiye muri concert yes ndambwira bro twagenda naribi turagenda tujya muri concert noneho haza agapeti kakajya karirimba kagufi kakajya kabwira abantu ngo put your F word icyo ngo put your F word nyine hands hejuru Hakase ubwo niwe nkiya muri Amerika F nzi icyo bisobanura ugapfa gushyira hejuru ntabwo nzi ko abanyamerika babikoresha mu buzima busanzwe wahise urakara wowe nkabwo umuntu arimo atuka abantu babyishimiye barashyira amaboko hejuru ndavuga kandi nkabona nakantu k'agapeti kagize abakobwa basaze abajama basaze ariko napinze ngiye kumva numva kubise swimming pool sinzi mba muyizi indirimbo yitwa swimming pool nyemenye vuba ariko iraryoshye ni mu classic nawe ndumva wari ukiri muri Guardian oya njye kamemo we wari uri mu ishuri kandi kuganira na dadi iyo Suda byarira igihe abafite umwana atungana so iriya rero akubisemo swimming pool kwa narayikundaga rero narayikunze kubera iki mu gitero cya Drake muri swimming pool haramo ko yayikoranye na Drake arantu Drake aririmbamo ataratangira aririmbamo ngo you East African girl ngo ufite ties meze gutya bitanumva nyine nahise numvira ndimba barameze nkaho barimbaga mu Munyarwandakazi wese umva ari hande bavuze se kumva bavuze East African girl uteye gutya uhita umva so numva muri South Africa icyo gihe tuvugisha ukuri wese utekereza uwe uteye gutyo waruzi mukobwa aratekerezaga kijye n'abasire queen bari bitaratera imbere gusa East Africa urumva batari bayibeshye oya no ubwo n'umugore wanjye nari guhita mutekereza ukora n'Umunyarwandakazi kandi abakobwa mu Rwanda benshi kandi nawe ifoto ye yarindwaga mubi so ubwo rero kuva icyo gihe natangiye kumwinteresa no ari yiririmbye rero muri concert mpita mbona ure ni Kendrick Lamar then akubira hari n'indafite yitwa F problems
sinzi mbo yizi problem. nindi ndayibagiwe mamani nibagiye title yayo subuze no kuziririmba noneho rubanda mwarago ubwo rero kuva icyo gihe nahise mva ntangira kumukuraho buriya research mvuye muri iyo concert uwo munsi wa concert nibwo natangiye kumukoraho ama research noneho hari Grammy Award ya performance iri mu ma live performance banza y'ibihe byose bro umujama narebye ntago bishoboka ko umuraperi ya performing gutya live so kuva icyo gihe rero ubwo nahise mba umufana ama live performance bure nene yatumye mukunda cyane kurenza ama audio ye dushimira umuhanga kuri live performance dushimira umugore wawe wagutegeye ukaza kumureba i Kigali amina na Emi wakoze inkuru waranamuherekeje yaheruka i Kigali yaraje namanukanye na Kendrick yaramamagaye nawe arabimbwira ko afite concert i Kigali ati wo nitwaje ndamubwira nzaba ndi busy ariko you know bro I got you, bro. Don't worry, that's my home scene, bro. I'm gonna show you that. No, muvuze Lamar itantekereza turabura iki ngo tugire umuhanzi. Afite tuganaho. Wazo bikibazo ngo uri kujya kuri zira level. Zibona ari kujyayo kwa. Uri kugira ate? Uri no kujyayo. Turabura iki? Bajya usubira ikibazo. Tugira umuhanzi uri kujya kuri zira levels. Zihe. Kendrick Lamar International kambyita international. Oya international turazifite already international. You know urafo ngenda shaka ikibazo kiragize neza. Brussels ni local. Ihagora Brussels kubanye Burundi Brussels kuririmbira abanyarwanda ni local. Bujumbura hose ni international. Ariko icyo kibazo bashije rata ndashaka gukiragize ngo turabura ikingo tugiye kumanza uri kuri level ya Kendrick Lamar. Uri kuniyo ubundi naho twashaka nta n'uwo dushaka ntuwigore manzi uri twamumaza iki bitazashoboka tugeze nk'umwaku tukagira Kendrick Lamar i Kigali twamumaza iki ntabwo bishoboka ni nko kukubaza ngo izuba yadufubanutseho gato twahita dushya yabafubana kubera iki hari ibintu bidakeneye hari ibintu bidashoboka ntabwo cyangwa umuntu urimo uravuga ntabwo uzimari ikintu cyonyine cyo wenda gishoboka ushobora kugira umwana w'umunyarwanda akavukira muri Amerika akabona Rebo ikamugira nyine akaba Kendrick Lamar ariko ngo Kigali ukajya kuri level ya Kendrick Lamar byose i Kigali twifite ba Riderman bacu muduha amahega henje banze here no muri Nigeria uzakibaze ba Davido ngo ni gute twagira umuhanzi uri ku rwego rwa Kendrick Lamar ubona bari no ntago ari ibyo ntago ari muri iyo nzira ntago nabo babishoboka ntago bayigeraho hari ibihugu biba biri supapa ni nko kukubwira ngo u Rwanda ruzaba nka United States ryari urabona tubura ikingo tube nka America voilà urumva ibyo ni ibintu bisaba ama fact menshi cyane no ama fact amwe namwe hari jya bameze nka impossible urumva abari nk'ibintu bidashoboka kugira ngo dufate urugero nka Stromae ntabwo Stromae kuko afitemo amaraso y'u Rwanda nuko yakuriye Belgique nono akaba ahantu hafite musique ikora ifite organisation ifite labels ziri kuri international level zishobora gusupportinga career ye ikagera kuri urwego so ntago rero i Kigali ntago mbona ntabwo turasotwa u Rwanda tutiburira shara bisubika kagira ate yewe biragoye gusa ikintu umuntu umunyarwanda uzareba no mu muziki n'abantu bakunda kuba abastari mpuzamahanga nyine bari kuri level za Kendrick Lamar either ugomoka muri United States ugomba kuba ari UK abandi bagiye bagerageza ni Sweden na France wenda bake France nawe bankanoza njye niba ruko ndashaka gutekereza ni nibeshya mu mbwe barafina nago baba bari kuri zo level bari kuri level za ba David nabo barabara kandi se wipfubyo burafina ndashaka gwa wita iconic nkuko twaje tumenya za Aba za Venga Boys dakina buri akiraje nenze ko rafina ruta Kendrick Lamar niko nyine ako nibyo bitewe na feelings zawe kubifata hari ikintu umva nkubwire ikintu twe reka nkwereke hari ikintu twebwe tugira mu Rwanda iyo utazi umuntu utekereza ko abandi batamuzi ese baba muzi dufata urugero nko muri America ura the most popular artist uzuza marena maki aje mu Rwanda ashobora kubura umuntu ninde Taylor Swift sha mu Rwanda yabana babiri
ntago yababura kuko ntabo yabo arena ntiyayuzuza Sudi ni ukuri ko Taylor Swift ni ukuri no ko yayuzuza kubera Rega ikibazo wowe utekereza uzi yuko ino concert ya John Legend so wakoze inkuru z'abantu bavuye so oya si kuvuga no ikibazo cyabari aba artiste ntabwo concert zabo rega mwe mutekereza ko ziba zireba mwe wallahi John Legend bamutumira sinabyumva uziko Taylor Swift ashaka gukora concert i Kigali ugasanga uzuyemo abafaransa gusa bavuye Paris wewe cyangwa bavuye Belgique bavuye ubu nyine bahuzuye John Legend hari abanyamerikani bari nibuka neza 61 bavuye muri Amerika note abanyamerika batuye mu Rwanda juste abaguriye itike ku butaka bwa Amerika 60 na baje Kigali abenshi ndibaza bavuye muri West Africa harabagera muri magana harabavuye muri harabagera muri magana ne bavuye muri West ariko ubundi igihugu cyari gifite abantu benshi ni Kenya na Uganda Kenya ikisigaye igira abantu benshi muri arena ku mashow yose hari impamvu Kenya buriya ni igihugu n'abantu bakunda ambiance ni cyane kandi bafite n'amafaranga abantu usanga bava muri bakaba n'abasirimu buriya Kenya na Uganda ntabwo twakwigereranya nabo mesherizame ni buriya Tanzania ahubwo niyo dukubitira mu gafuka ikaturisha Diamond wenyine ariko ubundi so uro tugarutse kuri iyo suje kujya tuyifireho rimwe impamvu tutafite Kendrick Lamar impamvu tudafite binagoye ibyo bintu ni indodo biri na impossible kuko nibyo nandabwo nk'ibihugu yurebye byagiye bigira aba iconic artists ase ntibishoboka ubundi nyine ngiye kuri ngiye mbona bidashoboka nkurikije amateka y'umuziki ariko ibihe bihibindi in the future sibyo ibihe bihibindi ariko for me aka kanya tuganira ku mateka y'umuziki nzi biragoye ko umuhanzi yazamukira i Kigali ajye ku rwego rwa Kendrick Lamar ashakibajije nabi nkuko yava no muri Nigeria nkuko yava ari ngiye nari guhita mbaza mu Faransa sinzi ko ari wari wahava ahubwo aba DJ bo birashoboka barahaba hano muri France nyine habamo ariko nanone aba DJs ntago wavuga ngo bari kuri level ya Kendrick Lamar kameme kuko Kendrick Lamar ni abo twakita class A uriya rega plus Sudi sibyo ba Jay-Z ba Rihanna ba Beyonce Chris Brown araho se araho nawe inde Kendrick Lamar maze ahubwo ari kuri level ya God usike bita God greatest of all time byarangiye aduhaye amarangamutima ye ndamukunda cyane ndaguha fact nimba ukurikira ujye ureba ama news Debately bamugira the greatest rapper of all time muri America Debately no kuvuga nyine all time wabiganira new generation ariko iyo bavuze of all time ariko kongeraho Debately nuko uwo muntu afite ibimwemera ko nawe yaza ku rutonde byibura top 5 so nukuvuga harimo abamugira uwa mbere ariko bitavuze ko undi yamugira Tupac undi yamugira Jay-Z ntago yemerwa na bose ariko niwe ariko si ni ibintu twaganiraho icyo bisobanura so icyo gero bita bikugira yuko bishoboka hasa mwese tukagumana bacu turekeye ba Riderman ko bahari na babushari Kendrick Lamar muramujyana ingiye cyambabaje ni kimwe cyambabaje ni kimwe ma turavuga K dot bro iyo umuntu avuze K dot tuba hambo tuba twifitiye udu project twacu urumva twacu ku giti cya urumva twe twifitiye Grammy Award yacu dore n'uyu wayizanye kugiye ku note ya Senyis Award ya Senyis ubundi yari kuramba ako kiragiye yari amafaranga manini uziko bamanuye Kigali yose ku note ya Senyis cyakwa Sudi wabyurumwe ariko sex unique cash ariko ushyizemo valeur ariko cash igishoro cyari sex icyo gihe wakakwiye gushimira ubwenge wenda usatangiye iperereza mwavuga ko iriya wadi yakozwe n'iki yakoreshejwe ubwenge bw'abayiteguye kuko urabona akuriya yarambabaje yose siro Salax Award ariko nibaza ko ni kimwe mu bintu degreta kuba kitakiba mu Rwanda trust me byatari nanjye birambabaza ariko mu bintu mujye munsabira Imana nzabona ubushobozi imporamo nzi ko izagaruka one day naba ndi umusaza nintabishobora muzamfashe igaruke nzaba ntari urabona uko twicana tutakabyimba mwagatangiye muri abanyeshuri twe turabakoze nago kugira ngo igaruke kugira ngo Salax Award igaruke igira imbaraga ntago wakongera kuyigarura muri ubwo buryo yagaruka imeze ngo kuko nabyutse ngo huza bira ni ibintu umuntu aguye kwicara nibaza by'amafaranga hano nago question n'amafaranga gusa question ni strategie
no kwicara ukabanza planning at least imyaka 5 ahead ukavuga uti iyi projet nimba ngiye kongera kuyigarura ndi 100% sure ko mfite edition eshanu zizaba sponsors zizaba. Ikindi ufite media iri behind you kuko ugomba kugira ngo award ishoboke burya inabe successful no kubifite media iyishyigikiye. Urumva eske ufite media ziyishyigikiye noneho ikindi ukareba amakosa yagiye aba mu byatumye nyine itagira ibyo ihagarara, ukareba n'amakosa y'izindi zihari, ukajya n'ibiki ukabanza ugakemura ibyo bibazo. Kandi kugira ngo ukemure ibyo bibazo mu Rwanda biragoye, bisaba umuntu nyine ufite iyo nabyita, kuko mu Rwanda ibintu byinshi buriya bishingiye kuri passion na determination na presence. So bisaba nimba ari ngewe koko wari ufite influence y'icyo kintu, bisaba mbe ndi kuri terrain nyine. Nayo tuzana ikintu cyiza wisugenda ako nike life bro, life man. Igihugu cyagomba kukwishyura ukaguma hariya. Ubivuze gutyo nakumva mwe mucitse wakongera ugasubiramo. No nari ntangiye gukumva ntago nekereza ekuteri as I think kandi niko njye mbitekereza na hano muri Europe ntago ushobora kugira igitekerezo nka kiriya ugikore nimwe kabiri babone influence gifite nurangiza uhaguruke ngo ugiye gushaka ubuzima handi mu bindi bintu bidahuye na cya kindi kandi babona ko na cya kindi cyava mu buzima. Ntekereza yuko iyo Salax igira support siritungiye ku giti cyanya ntabwo mbona support monetaire gusa, support gouvernemental kugikomeza, donc ikaba ikirango cy'umuziki nyarwanda by'umwihariko ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi dufite ministeri irebere ishinzwe guteza imbere ubuhanzi mu Rwanda Sudi. Ntekereza yuko kiriya gihe ntago yari ihari, ariko uyu munsi none bifite ikihera. Wibaze ko uyu munsi uribaza ko ubundi bamugana ministeri irateza imbere ubuhanzi ihereye kuki. Uyu munsi nta kintu gihari, kandi imbere kiriya gihe Salax yari imwe muri foundation yashobokaga iyiza kugira support. So support ya mbere rero yari ukugumana Sudi n'abandi bose babaga muri ako wongeye niko ngiye nashaka kuba baze n'abandi bose, kubera kimwe mu bintu bituma ibihugu byacu bidatera imbere byo muri Afrika muri rusange nicyo bita muri geography twabyitaga immigration, nabyita immigration y'abanyabwenge. Hari ijambo ry'igifaransa bakoresha fuite de cerveau, iyo bita fuite de cerveau. Fuite de cerveau ku kibuga oya bro, kukimenye ko nayize muri geography bro, nuko narabyize nyine wagasomye mu gitabo cya geography ntago waje uyize n'igitabo wasomeye kuri airport. Ntakubeshye, hari abantu bagufungiye kuri airport ugasoma ibitabo. Ndumwe mu bana b'abanyeshuri mu Rwanda biza ari okay, komeza none bumva ibintu biga rwose kuko ndakakwemereye. Okay, wize geography sciences humaines muri secondaire. Ibisosa no ushaka byita ibisosa ariko yitwaga sciences humaines. Okay, n'ubumenyi ntacyo komeza menya muntu wari uri kuvuga uko. So iyo fuite de cerveau ni uburyo abanyabwenge bacu bava mu gihugu bakagenda bakajya guteza imbere ibihugu by'ahandi. Ni na politique ya bino bihugu bikomeye mu rwego rwo kwica ibihugu byacu. So niyo uzarebe ukuntu yo bakubwira nimba wize Harvard ukarangiza uri docteur, biroroshye ko bagubwira igihugu muri Amerika, especially isubona n'akazi. Nimba ugize gute buriya ni nabyo bakoze na Zimbabwe na zino sanctions baba bafata actually nka gutya bafatira nk'ibihano u Rwanda. Navuga icyo baba bagamije ko abanyabwenge bahunga u Rwanda. None mu Rwanda agasigara abantu nyine batazana ibintu bishobora gutuma igihugu gitera imbere, igihugu kigahita kimanuka. Kandi ibyo byabaye muri Zimbabwe, abanyabwenge bose baragiye. Batugira nk'umugabo uri Mariya uri gutereta umwana w'umukobwa. Umugabo uri Mariya uri gutereta umwana w'umukobwa, amakinga sure ko umwana atazamuvaho, ntago watuma akira kabisa. Iyo kizaba ari igihe atangira kwiyemera ibintu biri sereni tukabishyiramo komite tubisobanura tujye tworohereza abantu bombe, ariko nanone tusetse ariko tunatange kugira ngo andanyuzamo ariko kake kugira ngo abantu babyumve turi sereni. So rero icyo gihe iyo abanyabwenge benshi bagenda biteza ikibazo mu gihugu. So mu Rwanda rero icyo kibazo nacyo nibaza ko cyarahabaye n'ubu kirahaba, ariko ubonaho
nka His Excellence ubona ko bagerageza gukurura aba bana biga hanze batahe ariko ikibazo gihari navuga ni ukudashyiraho politike. Njye ndi mu bantu batemera ko leta ishora amafaranga mu bantu. Nanjye urumva cyane ngo leta ngo kutatanze amafaranga kutagize oya ntabwo nanjye mbishyigikira, ahubwo nemera icyo bita politics, policies, sibyo gushyiraho policies zituma aba bantu bafite izi talent, aba bantu bameze gutya, amazina ukayapropose, ukavuga amazina, avuga ati uyu muntu ni umuntu udasanzwe, umuntu afite talent idasanzwe, ni gute aba bantu twabakipinga mu gihugu. Aho kugira ngo ujye uhamagara abashyashya baza babandi batangije bose bagenda, nabariya baraza bakagira ngo nibo bajanye ibintu bwa mbere, nabejo babona nta policies zifasha talent zabo kugira ngo zi growing cyane ama business batangiye kugira ngo akure, nabejo baragenda ukazana abandi, so bigahora kuri cycle gutya twizenguruka. So ibyo rero nibyo aho nagushyicyo uvuze ati nabandi ntago mbibona muri Salax Award gusa, kuko tubibona no mu zindi tala nyinshi zitandukanye. Ikindi hari na kadibete kize kugira nibaza karahita kaziramo nigize kuganira na Monsieur Paul yuko ikibazo nyine cyo kutaha agaciro umuntu ku giti cye, kuko ngewe ntandukanye nawe utandukanye nanjye, no kuvuga ko ntekereza no gutekereza n'ubwenge n'ibiki byose ntago biba kuri level zimwe. Mu Rwanda rero mbona icyo kintu tutaramera kucyakira, tuzi yuko twese turi bamwe, ushaka kwemera ko kanaka kurusha, kanaka kurusha iki none ariko kukikurusha ntaga kikurusha mu buryo bubi, ntabwo nanjye nkwiye kukikurusha mu buryo bwo kugira ngo nkusubize hasi. Oya, ni ukwemera ko uyu muntu hari ikintu yahindura kuri societe yacu, bigatanga igisubizo ku kibazo cyari gihari muri societe. Ibyo rero amasosiyete akomeye nyine bino bihugu by'i Burayi, muri Amerika arabizi cyane. Nigeze kubona story namwe banza mwegeze kuyandikaho y'umwana nimba ari w'Ikibungo wari uzi imibare bya Atari, bakaza sinzi ikintu yavumbuye, ntabwo ndi mundi story neza, hari umwarimu ngo wamufashaga wigishaga hehe, ariko birangira umwana yarabuze support, sinzi n'ibintu yavumbuye, yarazi imibare, sinzi nigeze kwisoma. Ndumva iyo nkuru nanjye nyize nuko harimo nyinshi buri yasinjye nzi, birangira umwana n'ubu nyine utazi cyari. Funny fact rero, reka ngo urugero utari wava kuri Salax 2009 mukora Salax, njye nabaga i Butare niga, ndeba uburyo umujyi w'umukiye Butare, sibyo ubundi yaba ari ubu ngubu twari kwita visit Huye cyane, akarere kashoboraga kuyifata no kwirwanirira ntizahave muri Kigali. So iyo fact rero nashaka kuguha ubu kugeza uyu munsi Grammy Award yashatse kuzana Grammy Award Africa mu Rwanda, maybe ko Kenya nahoze mbona ariyo bavuga ko ishobora kuba yarayifashe. Grammy Award gufata Kenya gufata Grammy Award Africa itangiye bwa mbere ari nshyashya, Kenya biddingaga 5M USD, miliyoni 5 z'amadolari. Nekereza yuko Salax yiza kuba consistent, ikashyigikirwa, ikagira ya strategy wavugaga, ikagira ya support, apana amafaranga, nago support ari amafaranga. This time twaba dufite award yacu, noneho dushobora kuvuga ngo aho kujya dufate 5 million tuzishyire muri Grammy, tukazishyira muri Salax, noneho ahubwo Salax tukayiha target yo kwibwira ngo in 5 years mudukorere award ishobora kuzana aba celebrities. Nekereza ko iyo mugira byari byatangiye, ariko wari wabonye ko twari twatangiye kugira influence muri East Africa, tukaba nomina kandi ukabona bari proud bakitabira Baganda, Tanzania. Nibaza ko nta bahanzi bari bagezweho muri iki gihe cya Salax muri East Africa nka Radio na Wiz. Icyo gihe bari abahanzi bakomeye cyane, bari Salax Award batsindiye, bakora indirimbo video clip yayo bayishyira inyuma. So uhita ubona how ukuntu yari maze kuba influential. This time rero iyo igumaho, ngiye ku giti cyanjye nemera yuko yari kubiruta na Trace Award yabereye i Kigali kure cyane, sibyo? Rero iyo projet nkiriya igiye igatakara gutyo gusa, kandi Trace Award iyo kuruya inyuma y'amarido, wenda twe tuba kuri iriya mihanda, bakubwira ko ishobora kuba yaragiyemo hagati ya 1M USD urumva na 2. So bisobanuye ko iyo umuntu agoye miliyoni y'idolari akavuga ngo tegura Salax iri ku rwego nk'urwa Trace Award, I'm very sure ko wategura
more than that niba warafashe 500 gategura visit Huye muri 500 ntago ari 500 by'amadolari mister urumva bagwaye miliyoni y'idolari ntago wowe wakina no kutazana n'abataza wabazana harage so ntekereza yuko buri ari nicyo twaze tunavugaho na Paul Arkadibet twigeze kugirana tukunda kuganira cyane uwo mugabo abantu hano banza batamuzi rimwe kuba barimo barumva tuvuga ngo Messi Paul n'umuntu ukunda kuganira n'abajene so the thing tugira abanyarwanda simbizi n'ari abanyarwanda cyane umuco muri Afrika tugira ikintu twihariye kurusha abandi cyo gusuzugura ibintu byacu cyo kudaha agaciro ibintu byacu rimwe na rimwe ahubwo byamara kugenda tukajya kwiruka ku by'abandi bimeze nk'ibyacu That's true. rero ikindi n'abantu burya bafata no mu nzego zifata ibyemezo akenshi usanga batazi n'abantu bo hasi bagiye bagira izo idea bagiye batangiza ibyo bintu noneho ubwo bo babitekereza bakagira ngo nibo babitekereje bwa mbere bakazana abantu bashyashya kubikora none bakazana abantu batabifitiye n'urukundo bo baje target yawe ari amafaranga niyo mpamvu ubona ibikorwa nyine bibi uyu munsi ejo ntongere kubibona twigeze gufightinga fight mu myaka nk'itatu ishize nyuma ya covid gato yigishira turavugana byari bimaze kuba too much twe tugeze ku rwego rw'uko mu ma-event ma concert Kigali abantu basigaye bashaka kuzana aba MCs baturutse hanze umuhemusi akaguca 5,000 USD yo kuza ku MCinga show ukavuga ariko guys dufite aba MC hano Kigali benshi bashobora ku MCinga bakarusha abangaba muzana ikindi cya kabiri ntibabarusha izo ndimi nabo barazizi icya gatatu noneho bo bare musingira audience bazi ako gasanga umuntu arakubwira ngo urumva ngo niga Harvard ngo no mwana niwe musingaga muri Harvard mujye ngo I know him bro ngo ujye muri singaga muri Harvard ngo mana nyine biba kuzasobanukirwa ni byiza ariko ukabona Sudi sorry singuce mu ijambo ntago ntekereza icyari kuba iyo kuri show ya Kendrick Lamar abantu bamenya ko Sudi ashaka kumusinga iyo show ntabwo nzi uko byari kugenda muri arena iyo bari wewe musingira ya show ya Kendrick Lamar Erezoma yuko nubundi yamusinzwe n'abanyarwanda reka tubyishimire ko nubundi nta ribi nta munyamahanga wajemo ariko ibaze kiriya giye ujya kubona ukana abazanye umunyakenya kwe musinga show ya Kendrick Lamar bari kubiko abuse nta bari mara ako ntiyanabura ago kabura asko katabura ago si umunyarwanda ari mwe sumwe si ata gusa ni ata wenyine ahubwo bamugana ariko jehora imagine so dakaba umunyarwanda noneho apa yibyo tuzi ko afite talent yo kwemusinga kuva 2009 anabikunze no apa yibyo ni umuntu umwe mu bantu buriya abantu tugendana ntitubabwiza ukuri mu gihe tukiri kumwe cyangwa se nanjye sindi kwivuga ko twicaranye numwe mu bantu bahinduye industry ya showbiz mu Rwanda mu buryo umwe cyangwa ubundi warabizi turabiganira ako gasanga babandi bafata ibyemezo abandi bari kura cash ejo bundi nabonye sorry to say Big Arena yanze gusponsoriza igitaramo cy'umuhanzi w'umunyarwanda bajya gutegura icyaruga noneho tubajije nje personal nibarije umuntu waho namaze why mushobora gutegura igitaramo cyaruga huti bigiye gutwara amafaranga kandi mwashobora gusponsoriza icya DBN mugasponsoriza icya Israel Mbonye ni big concert nubundi bikitirirwa Big Arena zinaruta icyaruga binaruta ibyaruga noneho uzi umuntu ikintu yambwiye ngo amafaranga ngo kugira ngo yasohore uyaha umuhanzi w'umunyarwanda ntago biri justifiable ngo abajustifie yaha umunyamahanga bitanifata ngo bishatse kuvuga ayo ari burigemo nawe of course ayo shene iri burigemo so iyo rero tugifite iyo myumvire iyo tukiri ku rwo rwego naho ngaho bipfira ninza no munyakenya mwe musinda mukubita ndasinya 5 iwabo muri Kenya arageza y'5 muri shene 3500 birahasigara so iyo myumvire rero ubare ko iri mu bituma tutagira ba Kendrick Lamar iri mu bituma tutagira ba MC bakomeye ku isi iri mu bituma tutagira abantu babanyamakuru bakomeye uyu munsi dufite impamvu nyinshi nge nakubwira umu artiste w'umunyarwanda arastrugglinga kuzana band hano Belgium yayiboneye visa akabura amatike y'indege dufite societe ya transport yo mu kirere
ishow kandi buri gihe ntago ari uko buri gihe horiza yuzuye ikindi cya kabiri yaba twumvaga imikoranire y'izo secteur no gutezanya imbere ukumva ko umu-artiste ashobora kubrandinga brand 10-15 ntago ari yo yonyine mvuze ntago umu-artiste yakaje ngo aze gushaka banda nafite bande bakorana imyaka 5 ni ibibazo byinshi kutagira ba Kendrick Lamar ntago ari twe tubishaka bro je nibaza ko no muri Nigeria kugira bageraho bageze nuko bafunze bafunze bakoresha aba DJ aba MC aba star aba promoters ibaza ko batigeze bagomba ari ukuntu so yavuze ibintu byinshi bro yakubwiye yavuze ikintu kimwe mu bintu byinshi utumvisha yakubwiye ngo hari factor nyinshi cyane burya kugira ngo ikintu gikomeye habamo ama factor menshi gusa habamo n'umugisha sibyo habamo n'umugisha wigiye ko it's your time kandi your time nibaza ko ari Imana yigena gusa sibyo ariko oya ndakubwiza ukuri tumaze imyaka myinshi mu bintu by'imiziki buriya hari amaformule yose tutanga kuganiriza bavuga tukoze iki wakora ibi ukoze gutya wagira gutya ukagera kuri iyi ariko at the end ku bantu twemera Imana bro ibyo wakora byose Imana itabishatse ntabwo tuvuga turindire bizoshika mu buryo buri scientifique muno tugane mu buryo buri scientifique atari spiritual hari ama fact menshi ashobora gutuma umuntu abicyamamare cyangwa se yamamara kwisi kuko akora mu buryo buri scientifique so icyo ni cyambere mu buryo bwa musical ariko mu rwego rw'isi ni labels sibyo label niyo system musical international nta label urumva nibi twavuga tubona ngo twagiye umuhanzi umeze nka Kendrick Lamar hari label yo muri Amerika yamubonye mu yo tala ikamusinyisha dushobora kumugira ariko nanone ni Imana ishobora kuza bikanga nyine abanyamerika niba mukunde ariko indirimbo zamenyekana za hitinga kuko imbaraga labels ziba zifite kuko labels aho nkubwira nibo ubundi kuno muziki umeze muri rusange music ntago ari buriya ntago ari Rihanna ntabwo ari Jay-Z ntabwo ari Kendrick Lamar oya ntago ari bo music ni universal music true music ni Sony Music music ni Destiny okay ziriya nizo music so ziriya ziri big ziba zifite izindi ziri munsi zibakorera izo nizo zigenda zimanuka zikazajya kuri za Interscope kuri za izindi tujya mwumva za Piglink siyo ya Kendrick Lamar n'izindi za Kendrick Lamar n'izindi za ba Dr. Dre nyine ndumva ari Interscope riyo ya Dr. Dre nisi twagiye twumva za Def Jam za ba Jay-Z n'izindi nyinshi za Bad Boys zaki izo zose ziba ziri munsi y'ibifi binini so no ukuntu bimeze rero ni nkuko ubwo twabyita dufata urugero kugira ngo urugero rwumvikane neza ni nkuko wavuga hari nk'igikampani cya MTN n'urugero hari ikintu kinini none gifite Rayon Sport urumva kikorera ibintu byinshi icyo gikampani gishobora kuba gifite ama internet gifite ibiki gifite ama sport gifite ibiki gifite mu bya department sport cyinvestisa muri Rayon Sport nayo aba ari big ifite amatimu menshi urumva za basket za volley nkuko ubona za Real Madrid n'iki Rayon Sport ifite mu Rayon Sport ya football Rayon Sport ya football rero nayo ibifitemo abakinnyi baza gukina babaha ama contract baza akazi kabo ari gukina abo ni bari hana rero twe tuzi abo ni ba Chris Brown abo ni ba Kendrick Lamar abo ni ba Justin Bieber abo rero bari rero ukuntu buri bameze uwo kumubona nawe utekereza indirimbo ya Chris Brown amaview ibifite yonyine kuri YouTube gusa honyine reba amarena bayujuje ntiyakakwiye kuba ari mu ba millionaire bambe milliardaire dufite kwisi se kuki nta muhanzi ujya upfa kuba mu milliardaire even barakubwira ngo ubutunzi bwa Rihanna kumva barakubwira ngo afite miliyoni 100 imagine miliyoni 100 z'amadolari n'imyaka yamaze aririmba afite amayiti yuzuza amarena azikorera muri show ashobora no kumubwira ati jya muri Afrika kuri tourne ahantu hanga yahita kura miliyoni 5 z'amadolari ako kanya ariko kubera ikize cause we ahembwa salary n'umukozi nyine bamuhemba salary nkuko kandi amafaranga bayinjije urumva kugira mushikire haba yaciye ahantu henshi ntago mushikira ntacyo desida afite salary yabona ku kwezi cyangwa bite na contrat bandikiranye uko abona amafaranga wica bari make
ariko babandi we hejuru nibo binjiza amamiliyoni menshi nibo uzaho na za Sony nyine zihora ari amamati billion companies. So urumva ni gutyo umuziki uwubatse. Rero natwe rero mu Rwanda kugira ngo tugire abo bantu bakomeye birasaba nyine iyo label igusinyishe kuko barakwamamaza. Birasaba system ya nakubwiye muri Amerika indirimbo ije irakino umva wabishaka utabishaka urayimenya. Hanyuma wayibangamira ufungura Spotify ufungura YouTube ugatubona ngo wajya muri magazine wahera kuri tayirerega wijya no muri Amerika. Drake arimo ararega Kendrick Lamar kuri Not Like Us ngo bagiye niko bakora. So urumva rero ngaho imagine ngiye ngo nje muri Amerika nje kuririmba urindeze. Okay. Ntabwo byashoboka. Harimo abahanzi bamenyekana baje bari independent ariko ushaka gusa percentage ari nka 0.05% nka J no 50 cent 50 cent yatangiye kuri street we ku giti cye ari w'imihanda arakundwa atangiye kwicuriza amasede ahita ashaka gukora label. Uzi icyo bakora bahita kampani nyine barakabaninga kugeza igihe usinye muri label. Ni nk'umuntu washaka kuzana podcast system yabo agashaka kuzana akantu kaga podcast ka ku muhanda hari yingiye ntago kakora so barakugira kugeza igihe nawe yasinye nyine agira label ajya gusinyamo ibyo bintu bye byo gushaka kwica ikibuga kandi zo company neza abazungu mutagira ngo bari abazungu nyine babakire butazana imikino bari muri business. So ubwo rero abandi rero bashobora nka gutya kwa ba Jay-Z mubona baba bakire awe afata ubwo ya influence afite agakrea amakampani akora business zindi. Okay. Nka gutya Rihanna yabaye umukira ruko akoze Fenty. Sibyo ba Jay-Z babaye abakire ba Dr. Dre batangiye bizama beat ikindi wenda ba Dr. Dre kuko bafite na copyright ku bihangano byinshi baba bacuranzemo n'ibiki baba bo binjiza n'amafaranga menshi kwera atutse benshi bari investisa oya no kuri art ya urumva art yari yose ikwishyura ubuziraherezo yo wacuranzemo gitare kandi ba Rihanna nako baba producer baba baragiye bakoramo ibintu byinshi. Ikindi nabo usanga aribo bazanye ayo matara ni nk'abakomisiyoneri niko nabyita usanga nabo barafite ukuntu okay bafite system yayo nanjye ntayisobanura nk'umu expert mu kanya ngo ibintu nsobanura ndabisobanukiwe cyane ibyo ndabasobanura n'ibyo mba narasomye cyane arumvishe ko Marike Sudi gato ni nkwibarize Nyarugenge system yakubakika byashoboka mu buno buryo. Yego byashoboka nibyo nakubwiye kugira ngo bikunde mu Rwanda umuziki w'u Rwanda utera imbere nuko leta yashyiraho policies no kuvuga ibyutse mu gitondo ikavuga uti musicaloma ugaruyemo leta kandi juste no leta rega nishyiraho itegeko policies ayishaka muri policy leta ishyiraho policy abantu bagakora ntahari iyo ngiye kubwira ntahari iya mbere kugira ngo bagabanya ku kavuyo k'umuziki buryo ukorwamo nuko bakavuga nta muhanzi uzongera gukora adafite ahabarizwa. Okay. Urumva? Okay. Harya buri hari umumotari wajya mu muhanda adafite koperative abarizwa. Bishoboka. Ibaza ko n'abamotari bafite aho babarizwa ariko abahanzi cyangwa ntibanashyiraho wenda n'itegeko da kugira ngo batemera nkaho hari abandi babangamiye. Asa ari giyeho byatwara iki? Bagashyiraho campaign yo gukerea amalebo bakaya avantage. No wait wibyoroshya. Ntureba ko wibereye Brussels ntago wagura utuvatiri dutatu hano ngo tujyane Kigali ukore taxi voiture bikunde. Ugomba kuba ufite koperative ubarizwamo. Kandi icyo gihe noneho ni business ariko aho ngaho ayo na amategeko wenda sometime abari kugira ngo afashe economy y'igihugu arizo bita erega na muziki afasha economy y'igihugu Sudi arizo muri economy bita ama taxe de prohibition afasha mu guteza imbere ibintu runaka igihugu kiba gishaka gufasha guteza imbere cyase guhagarika ibintu bimwe biva buretse uzi babashinga izo koperative nagari icyo kinini ndashaka gusobanura impamvu ndago iyo kuri tere nanjye yebye muravuga nabyumva kandi ndi mu bantu mu byo bacaga bagira ama koperative y'abamotari n'abataximeni ahanini bashakaga guca kavuyo ariko ikinini atari nakavuyo konye habagamo ibintu byinshi kandi urasanga ari nabyo biba mu muziki icyo nashaka gusobanurira nuko utakakwiye gupushinga umuntu kujya muri koperative atabishaka na uzi impamvu nago pushinga ahubwo washyiraho uburyo abantu bashobora gukira ama koperative menshi atandukanye aho umuntu akahajya aho yumva ashoboye icyo nakunda nuko bakireba bakavuga bati
umumotari wese agomba kuba ari muri asetamurwa n'urugero kandi hari igihe asetamurwa ubona ibangamiye inyungu zawe cyangwa interest iguha n'uburyo igira kandi udashobora kuza agakora akomorwa nundi icyo nshaka kuvuga ushyiraho policies zifungura freedom yo gukora business ariko bitari mu kavuyo nk'izihubwo n'urugero ushyiraho wenda ukavuga uti leta ntabwo iri bufungura amarebo byo trust me joya nyine ntabwo bikubwiye ariko ishobora gupreachinga campaign yuko abantu bakwiye gutangiza gukora labels none uretse nkwereka ahantu leta rero ikoreramo itanga urugero ihita ivuga ati n'urugero nta muhanzi dushobora kongera guha isoko atabarizwa muri label icyo gihe hari talent zizahapfira rega ntabwo twese twavutse nose muri Amerika nizipfa hano nizipfa abantu bose abo mu Bubiligi bakora kuri podcast bro podcast bigakunda aho niho mu Rwanda ibinapfira actually cyane ahandi muri Afrika mu Rwanda kumva ko buri muntu wese agomba kuba umuhanzi kumva ko buri muntu wese agomba kuba umuhanzi it's okay ni uburenganzira bwawe ariko kumva ko umuntu wese agomba gukinwa kuri radio ntago ari uburenganzira bwawe kereka iyo washinze cyangwa se n'ubushobozi ufite aho ngaho niho labels ziziramo nyine kuko zifite ubushobozi bwo kukurusha niho nakubwiye ngaho urugero nyine rwa uyu muntu ari mvuze 50 cent n'uburenganzira bwe kurimba buryo buri independent ariko system ntago iri bubimwemerere ahubwo icyo yari uvuze iyo campaign yawe yo kubwira abantu bakora ama labels zone afite ubwo bushobozi bwo gukora ama labels kuko labels zone ntago tuzifite zihagije za kakomoda basanye aho naho niho nashaka kuhagera lebo nayo isaba amafaranga menshi c'est ça urumva ngiye muri kujya ahantu umwana yavutse kandi tutaratera inda oya ibintu bimaze mu myaka 15 nge nashaka uhera ahantu byibuze mbere yawo nge icyo nemeranya nawe leta ishyizeho policy ituma umuhanzi kugira ngo akore umuziki mu Rwanda cyangwa se kugira ngo yitwe umu artiste ntibyitwe gusa ko agize ntibyitwe gusa ko ari umuhanzi ariyemi wabyutse agakora indirimbo muri studio hari n'abakora indirimbo za campaign urabizi umuntu akazakora indirimbo y'ibigori kubera ko yumvishe ko leta igiye gushyira hanze isoko ry'ibigori iyo ndirimbo igahita itsindira isoko kubitewe nuko Sudari uri kuritanga agakora indirimbo imwe mu myaka 5 igahita itsindira isoko ryo kuzenguruka igihugu urabizi ibyo bibaho ejo bundi ntabwo ari ikosa nyine ntabwo ari ikosa ni understanding ya business ariko wajya kureba ugasanga icyo gihe aho nge byitira ikosa nahangaha rero uwo muntu wabonye isoko ritari privé yaribonye mu buhe buryo ko isoko rya leta rifite uburyo rihatanira si basohoye itangazo nyine nta riba ryasohotse ubu umuntu wararirimbye mu mujyi wa Kigali kuri Petit Stade yahawe akazi bigendeye ku kisi ikindi nanone mvuga hari igihe nk'ikiraka runaka kidakeneye isoko gikeneye umuntu why not kubera ikize kubera amategeko itegeko riranditse ifaranga rya leta risohoka reka nkwereke ugiye gukora campaign ya sida ushaka abantu 20,000 muri stade uraza gukora isoko urashyiraho cyangwa uratekereza umuntu ushobora kukuzanira 20,000 muri stade urakora isoko ahubwo ugendere kuri ushyiraho principles zituma abaza kurihatana ari babandi bashobora kuzuza ibyo bintu urumva sibyo bitandukaniye biratandukanye n'undi washyizeho principles zituma nyine n'abandi batari bitandukanye ibyo urimo uravuga ariko noneho ntabwo byakunda washyiraho se ngo kondisi ivuga ngo uwo muntu ngo akunda kuba akunzwe n'abanyarwanda wabibwirwa n'ikisi ni ugomba kuba umuzi uzi wowe ushaka nimba ari Riderman ushaka is a Riderman ntago byakunda uya ntago cyakinga batanu ntago byakunda bro akakubwira umuziki Nyarugenge ujemo umurongo byapfa mubireke kuri nyine ubu ngubu bigomba kumera kuri bimeze ariko ntago bikuraho ko tudafite system yawe ariko kuri nibyo sawa kuri twebwe ntago ari byo sawa kubera nkwereke impamvu long term ntago reka nkwereke impamvu long term reka nkwereke impamvu Esperance de vie nkwereke impamvu ko bitanakwiriye actually na bino bya imbuto ujye ubona ngo bya Art Rwanda ubuhanzi n'ibiki igitekerezo ni cyiza ntago nacyo ari cyiza mu buryo bumwe urumva mwihangana n'umufasha w'amamagara ashaka kuba nyine yageze impungenge ko bagushimutiye Bruxelles turagusuhuje turi mu kazi kuri podcast asuje umugore live kandi umamukwe kwa mwagafasha so ikintu nashaka kubabwira kurimo kuganira kuri ibi byuko byashoboka narimo ndavuga bya Art Rwanda ko bidakwiriye ikintu cya mbere
urabanza ukicara ukareba mu Rwanda dufite audience ingana gute sibyo isoko ringana gute eske ababanjemo bari muri ruganda babayeho bati eske binjiza gute noneho iyo uri leta rero icyo ukora buretse nta igitekerezo cya leta cya mbere cyagombaga kuba atuhanze kongera kurundamo izinderemo urumva urimo urajugunyamo izindi mpano kuzana abandi badeprime isoko nta kavuyo urimo urakire ese bwana Sudi abaje kare nta kintu bakuramo bwana Sudi ntibikwiye raporo ki buretse ibyo ngende ndakubwira ikintu leta cya mbere yagombaga gukora ubuhanzi cyangwa se imbuto kuri ngiye ko nabyumvaga ibyo ni ibitekerezo byanjye bagomba kuinvestisa muri infrastructures urumva gukreya ahantu market gukreya isoko first of all dufata urugero wari murazana ibintu biri mu bwenge nyamara none nyarugenge nta bwenge dukeneye oya barahari dufite abanyabwenge ahubwo barabyirengagiza kubera wenda bamwe bashaka gukora amafaranga muri none se nyine buretse wumva uzamataje bubujuje twirebero reka igitekerezo cyanjye kitazumvikana nabi twagicira reka igitekerezo cyanjye kitazumvikana nabi kuko mwagiciyemo kabiri ntarakiranye ati gicemo kane kane wenda so hari infrastructures gushyiramo ya system nakubwiye akaba ari aya mafaranga azakemvestisa n'urugero dufata urugero nimba ushaka kuzana izo tala nk'uwenda twabonye Gene's Comedy n'urugero iriya ni isoko yego kubara abana baraza bagakora buri kwezi bagahembwa sibyo iyo uje wagomba kutwubakira wenda ikigo kijya kumera twagisabye imyaka n'imyaka kijya kumera wenda nka Centre Culturel Franco Rwanda cyangwa se créer umujyi ujya kumera wenda nka Las Vegas umujyi w'umuco village artistique twasabye ko iriya park ya Nyandungu bayigira park culturelle no ushyiremo ahantu hashobora kuzajya ha producing like manufacturing kuko uruganda ni industry rero igomba kugira abakozi sawa rero every day kandi so no reba ahantu uri bukereye dufata urugero nimba babe wakereye nka hariya ku gisimenti uvuga ngo ni utubari hariya hito hashyira sale ya entertainment nziza ikora Monday to Sunday kuwa mbere uzi hari comedy kuwa kabiri umuhanzi yaririmbye kuwa gatatu no niba ushaka kuzaza za mano uri murazana zigizibona amasoko zibone akazi zikora nose urajugunya impano urimo urabara nkaho nta kibanza kiri kwirebero kigurishwa ese wowe wakereye isoko ukajya ujya gukora ibitaramo kwirebero bigakura ntari bingenda ngewe urumva neza akavuye muri industry nkiyubakira inzu kwirebero bintwaye wari ikibazo oshaka abantu bagume mu bukode niba banatwumva iriya sare njya numva imyidagaduro nibibeshye bakajya kuyubaka ahantu nko kwirebera njye kugo urugero rurizi sibyo hatanzwe ikibanza na makuru abantu benshi batazi b'Kigali baba muri creative sibyo ko nge iyo kubera ukuntu ibintu nkunda kubiganira kenshi kandi nta gihinduka sigaye nkunda kubiganira niganira byo gutebya ko nzi ko nta kizahinduka batanze ikibanza cya Dangeman hariya mu Rugunga kimanuka kikajya kuri Cercle Sportif urahazi wowe ni ikibanza ngo kizubakwamo salle culturelle sibyo ariko kugeza uyu munsi hashize imyaka like niba atari 3 n'ine abo bagihaye bakiri gukusanya ngo inkunga yo kucyubaka bagiye bande bagiye Dorsi Rugamba afite boro yitwa Rwanda Art Initiative iyo boro rero donc reality ba muri creative industry y'u Rwanda urumva itandukanye na reality wo ushaka kuzana mu bwenge nuzana mu bwenge urashaka icyo kibanza bakizana tugahita tubona umuntu akacyubaka neza rwose tukatanya no kuryo show mu Rugunga se si heza cyane ahubwo harimo hano naho hambere wakubaka iyo sare ariko for information nk'umuntu wagiye kujya aho tumenye ko icyo kibanza gihari n'umuntu wagiye arabivuga muri parlement yari minister state minister abivuga muri parlement ameze nkaho ko yarazufite amakuru ku kibanza cyatanzwe anabivuga ameze nkaho yabaye ambassadeur by the way abivuga ameze nkaho akonfirma ko cyatangiye kubakwa noneho ngiye ndatungurwa ko n'ubwa mbere nari mbyumvishe noneho mfata ibyavugiye muri parlement ndabyandika mbyanditse aramamaga ngo icyabaye ngo abantu bahawe ikibanza ngo ibyo byo kucyubaka ni wowe ubyivuga so wajya kureba kandi nanone tutabeshyanye urebye simbizi niba yashema ntago nzi niba ureba umujyi wa Kigali ukuntu creatinze biragoye ko ari mu Rugunga hashyira sare y'ibitaramo
bitewe n'uburyo umujyi bashaka kuwugira biragoye kubera ko hariya mu Rugunga irabiri zone y'amahoteli cyane ntabwo uri buze kurara wanabireba hari ahandi batanze ikibanza urabona mu mujyi downtown nose amahoteli abuza ibitaramo amahoteli arabibuza mu sheri akavuyo kurara mukatakata munsi y'ama 5 stars n'ikibazo murara musakuriza mudusakuriza twiryamiye za Vegas zose zifite amahoteli za Las Vegas zirashaje Kigali ni umujyi mushya ntago nibaza ko ari icyo cyari cyo kibazo ikibazo cyazaba polisi ikibazo cyazaba mentalite z'abayobozi mu mujyi wa Kigali bizagenda neza ukuntu icyo gihe bigenza Zaria Cote iruzuye kuko yubatse ku gasozi Zaria Cote iruzuye kuko yubatse Remera ahantu hatagize uwo bahabangamiye ni zone y'imikino n'imyidagaduro ushatse wararuvuze umujyi nibyo nkubwira nyine nanone iyo bajya gutanga ibyo bibanza nibyo nkubwira I don't know. We need experts. Los Angeles zishaje. Wejiziyanya na Kigali cyashya. Ejo wongesha ni yahi. Nuratuno tunuba wivugisha ngo wageze Belgique ngo zate. Na Los Angeles. Ndakora Las Vegas. Nago tunuba wivugisha ngo two gutaha. Kigali cyashya yanjye. Wamenya ko twakoze icyo bita zone sportif ahantu ari ibibuga maze ni Kigali ubu usanga mufite quartier muri Las Vegas na Norvège so umvikino narimo ndakubwira bro nibyo ngira nshatse kongera kuri ibyo uvuze yes mu Rugunga ntacyo watwaye n'ahantu heza washije sare y'imyidagaduro nta nibwo yabuza n'abantu kwidagadura as long as aba hari amategeko na reglement bigenderwaho kuriyo n'umuntu uje kuhafata hoteli ababizi abari handi yajya gufata mu hoteli ariko nimba uhisemaho uko ushaka kumva bombo nako kantu kabaho nabyo umuntu wese umundi agomba gukora research mukiriya n'umwami Kigali ibyo ngibyo nyine niyo nkubwira biterwa n'amategeko ntabwo wazana ibyo byukira n'umwami n'undi nawe business ye nawe ari umwami mu Rwanda ni igihugu gishingiye ku bukerarugendo ibyo no si bwo bwo ubukerarugendo bibaza ariko uziko n'ikibazo mu Rwanda dufite gikomeye ariko abantu baza mu bukerarugendo bakabura entertainment batajya bahatinda mu Rwanda cyane urabizi ko ari ikibazo gikomeye cyane araza akavuga ndakora iki mu Rwanda ajya kureba ingagi and then ejo bundi nagufashije ejo nafashije abantu kandi hari n'abantu twafatanyije kubiganira nibwo bwa mbere kuva twamenya tourism y'u Rwanda u Rwanda rwinjije abantu barenga 3,300 batishyuriwe n'igihugu batatumiwe n'igihugu baje bakishyura amaviza aho biyishyuriye amahoteli bishyuriye restaurant bishyuriye amatransport undi twajya twinjiza abantu 3,300 ari uko abaye inama za wati babategeye abandi babacumbikiye abandi babakoreye BCD ariko igitaramo cya John Legend why not cya Kendrick Lamar nuko umuntu atarebye usanga biriya bizana abantu aba tourists barenga 1,000 bingahe bamara iminsi ngahe mu mujyi bitunze bakazanicura iyo niyo tourism igihugu gikenera gishatse cyabirebera ibyo rero kubikora rero nyine nibyo nango warugero rwoza Los Angeles za Vegas ni imijyi na Brussels nayo biri mu mijyi surwa n'abantu bakunda imyidagaduro ntago ari imyidagaduro gusa ni bro uretse ushaka kujya na Vegas ukavuga tundi wabungana bunayinzi iki cya Los Angeles miliyoni zirenga amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu tujya Los Angeles tugiye kureba Walk of Fame. Yeah. What is there? It's just na ahantu hameze nka gutya. Harakanyenye. Ntabwo byakunda kutagenda. Urumva? Ukagenda ukabona ahantu handitse ngo Brussels. Sinze kureba ubusa. Afata ifoto nkishima. Ugapfukama. Uzi yuko ibyo bintu ntabwo bisaba na miliyoni 5 z'amadolari. Kajya ku musozi kwifotoza go kuri Hollywood. Icyo bita branding. Barabashuka ko. No. Jya mu kintu gifotoza ku ngagi. Ingagi ntabwo urazamu kuri amusozi ngiye kureba ingagi. Bro, ukantereza uriya musozi abasanga inzira yonyine imwe nigeze kubwira umuntu izatuma mbona ingagi nuko nzajya mu Rwanda mfata imodoka nzajya Musanze hariya hasi even wenda nibina ngombwa negera ahantu gutya gato hano umusozi utangirira none bazibwire ko Ali Sudi yahageze hasi zimanuke zize sindebe zongere zizaho mu minsi ishize reka ngutere story cyangwa nibaza twago twatumodoka ngo tujyayo we aramunyamakuru nzamuka bro nazamutse mu Kigali Nyamirambo imyaka myinshi hari umunyamakuru waje mu Rwanda gukoresha president documentaire bajya no mu ngagi ingagi irisaza isaje umugida abwira president n'umunyamakuru n'abandi bantu mutuze mwicare ikomeza kwisaza nyine ibima inzira umunyamakuru ambwira his excellence
iyi ngagi ntabwo izi kuri perezida bayibwiye igacisha make nawe rero uragira ngo ingagi zizamenye ko ari Sudiyani oya ntabwo ari gusa ari ukurwanya ingagi ni ukurwanya uriya musozi ugomba gutera ziriya ngagi urawuterera ndetse wanareba nabi yagutangira mu nzira ukaharara yanagukubita uzanye mu kibuga aho kugira ngo uyikomeretse yagukomeretsa RDB ikakuvuza nta kibazo ndacyafite igihe kirekire cyo kuzazireba hari amatekinoloji agomba kuzaba yaje azajya uzireba kuri internet byo ndazireba ndazizi bihagije ase koko nturajya na rimwe kureba ingagi bro uzi yuko nageze muri akangwe story ngeze muri kambwira wa mukobwa witwa Kigali azagustress oya reka manze ngo ndi story yo muri Amerika ngeze muri Amerika abazungu babazi ko muri Afrika tuba muri jungle mu mashyamba abanyamerika nyine bari mu baturage bari ignorant bambere ku isi babaho ntago bazi ibindi traveling cyane oya ntabyo babazi bro bo babazi ibyo babona kuri televiziyo zabo bazi ka isara Amerika oya nta kuri televiziyo zabo ni zibereka nyine iyo berekanye umwirabura abahishwe n'inzara bagasaza kamugira ni batariza bakuze bari amafilimi ya Tariza mu ishyamba so ubwo rero twarahuraga nasagatwa twarahuraga ngo you just came from Africa yes mvuye muri Afrika kandi Afrika bazi ko ari igihugu bagashaka kuma ama felicitation nyine bumva uvuye nk'ikuzimu naro nkabwira bakaba rambaje ngo you see lions wabonye intare wabonye inyamaswa nyine bazi kubwira zose nkabwira bro izi nyamaswa no murambwira sindanazibona ati murabaji n'ingagi no aho nziboneye ubwo nkabasubiza ubwo nabandi banyuma nkabwira izi nyamaswa ahantu naziboneye bwa mbere kubona inyamaswa y'inkazi inyamaswa y'inkazi itarimbwa itari n'injangwe bwa mbere nyibona nayiboneye muri Amerika muri Salt Lake City muri Utah nibwo nabonye inzovu muri zoo nagiye kuzibera muri zoo nibwo nabonye inyamaswa y'inkazi bwa mbere kandi waruzisize mu Kagera mu Kagera se twatuba mu Kagera kora kuri Kigali Nyamirambo nago ariko aba internet ishuka abantu by the way nimugoro mvuye muri show ya Bwiza umutaximene wanyuye twagiye tuganira bana bwendaga gucyarambaza uvuye ndabwira mvuye mu Rwanda excuse me wabura umudepite wabura umuminister cyangwa waje mu biganiro diplomatique ndagana kubera iki une ntambara wanyu yararangiye Iwacu nta ntambara iri we yumvaga ngo ko naje kuganira ibintu bya diplomasi kubera ko mu Rwanda hari muri bibazo nagara mu Rwanda nta ntambara iri nje naje kurya yanjye nashira nzata dusoza kuri topic wari wazanyeho y'umuziki w'iterambere ryawo mu Rwanda turacyari kure my brother turacyari kure studio impamvu abonye tubiganira tunatebya turabiganira bikendinga apa imiriro ishize muri telefone tugeta dukopa tukiryamira nta herezo kereka ikintu cyashoka ni kimwe kereka studio bamugizemo umuntu ufata ibyemezo cyase hakaza undi muntu ufite understanding y'iterambere rya creative industry akajya muri wa mwanya wo gufata ibyemezo ariko mu gihe tugifatirwa ibyemezo kandi sometime ugasanga abantu bari gufata ibyemezo nta consultance bakora ku bantu bafite kuri ubumenyi kuri ibyo bintu ko ngewe reka ngo urugero last days muri covid ari gihe covid yari abantu muri Kigali reka nkoresha iryo jambo abahanzi barasonza bigaragara ndibuka twigeze n'abanyamakuru kandi kamemo twigeze gukusanya tone 6 zifu y'igikoma yo gufasha abanyamakuru n'abahanzi uze kubaza muyoboke arabi cyangwa yarabikubwiye so icyo gihe rero office ya First Lady yafashe decision yo gutanga 300 millions zo kugoboka abahanzi babugarijwe donc bagizwe ingaruka na covid donc zo kubagoboka muri ibyo bihe bya covid ayo mafaranga yasohotse muri office yiwe yitwa ko arayo kugoboka abahanzi bagizwe ingaruka na covid sibyo ese ubwo umuhanzi umubwirwa niki justement ababoretse duheraho asohoka yitwa gutyo ageze muri ministeri ahita yitwa yo gusponsoriza imishinga abahanzi bafite imishinga juste niko kuko ntiwamenya umuhanzi ninde so rero wese niba ndi mu rugo ndi na ministeri ufite indirimbo buri umuhanzi impamvu rero puro mama ikibazo gihari gikomeye nuko ibintu birimo abantu batabizi kandi hari abantu babizi ariko urwo rugero gitanzura ko rugarutse byandi nakubwiraga by'akamaro ka labels oui so if it's about labels you know the artist
ushobora kuvuga kandi you can nanone say this guy uyu muntu afite amasezerano muri wenda ukavuga Kina Music n'urugero uyu afite muri Next Level muri Emirebo ndashaka kugashinga mu iminsi uzaduhereho dusinyisha nibyo narakubwiye wabumvishe babandi urumva bro nibyo nakubwiye niyo bita system ntago mu Rwanda dufite system oya ntayo yo izabaho saho irashoboka mu gihe kiri imbere wenda bigenze bite ntiyazamo abantu bavuze navuze ko ikintu cyashoboka ntekereza nta nubwo wavuze ubuhanzi mu rugero ngo mbaye mu nzego zifata ibyemezo nta nubwo ari byo dukeneye ntabwo dukeneye ko mfata ibyemezo cyangwa bifata ariko dushobora kugishwa inama justement ariko ubifasha se byabukugwa nabi ntago nta bushobozi ufite bwo kubifata ibyemezo ndabifata oya ibyemezo bya industry no pour le moment ibyemezo bya industry baguhaye ubushobozi bwo kubifata nta wabifata nabi babimpaye ntabwo nigeze mbitekereza nkuko ahubwo my default reka ajye kubitekereza uzagusubira numva ufite accent y'ikirundi uri umurundi uzi ikintu njye nikundira ibibazo biri amazoma ko bigira ingaruka kuri creative industry nuko apa ya politique abahanzi cyangwa se abajene in general urubyiruko abaturage in general bo ubwabo n'abavandimwe oya nyine kubera ko iyo ugiye kureba uyu munsi imikoranire y'abahanzi b'abanyarwanda n'abarundi icyagoranye ni kimwe umuhanzi w'umurundi biri kumugora kugera mu Rwanda gukora promotion nkuko byari bimeze reka nkubwire bro ntago abarundi n'abanyarwanda twagira ikibazo kubera ino situation ihari koncoka njya muri shoye Burundi sha ntago ndimo ndagushuka nase nje wibaza ko ushaka kundusha inshuti nyinshi z'abantu za Los Angeles bonyine oya wishinge rero California senza iyi ntago ari politique nyine mu bitaro iyi ni reality y'ubuzima tubamo every day ndimo ndakubwira byagize ingaruka ku muziki w'u Burundi cyane cyakora mu myaka 2 yarishize abarundi bari bamaze kwisobanukirwa icyari cyarabuze mu muziki w'u Burundi which is a quality tumaze kubona bafite mbere so ubu bari bamaze kugira quality itangiye no kuza kuri level y'u Rwanda kuko benshi bari bamaze no kumenya ko production reka njye Kigali fate production none sometime bagakora na music iri muri styles zijya kumera nk'izari zikonzwe i Kigali none indirimbo yaza kandi umwana ari umuhanga afite ijwi ryiza ntago umwe indirimbo yapfa gusubira inyuma Dramati yaraje Dramati yaraje mu Kigali rwose ukabona ko turamwakiriye kandi ubona abana umwana wa KJ Dramati ba Rappy Boy nabande ukabona ba Double J video clips zanyu ziri top credit kuri John Rat yaraje arabihindura so urumva mwe muyigize ubwo ngiye burya namba urige hose mba respect Sat B kweza we amaze hafi almost imyaka 17 na Big Fizzo umaze irenzi na Big Fizzo na Kidumu oya mwe muri murashyamo bari Kidumu ari legend ntago nibaza mushyira kuri level ya urban music nyene habanza kuri pop habanza Kidumu hagakurikira Kidumu nagakora pop culture numwe artiste wamaze kubaka umuziki nk'amasamba n'abahanzi bari ndimo ndavuga kuri no pop popular music Big Fizzo na Roriro na Satibi Big Fizzo buriya nawe we asa nk'urimo hagati kuko ntago mbora trending cyane nkuko Satibi yako trending okay wenda aho ngaho murabindusha kuko muri ari side je ndimo ndavugira ku Rwanda wabirebera kure umva nkubwire wowe ushobora gukritika nk'umurundi ufite byinshi kuko ufite details z'i Burundi nge iyo nkrititse umuziki w'u Burundi ntago ariko nge ndi umunyarwanda urumva ngero nkritika umuziki w'u Burundi urumva nkritika umuziki w'u Burundi wabaye export ku Rwanda niyo mpamvu nzakubwira nti kuri ngewe award nshobora kuyihana urugero Satibi kuko indirimbo ya Satibi yabaye popular mu Rwanda so icyo gihe ukuvuga nutanga award mu Rwanda ntaho nzajya kuyiha umuhanzi ugezweho i Burundi kandi mu Rwanda atazwe cyane indirimbo ye idahitinga nibyo byo bita international artist mu ma award ni umuhanzi ubukorera hari ariko ibintu bye byaragize impact yari bishobora kutagira impact Bujumbura ariko bikagira impact i Kigali so ntago rero i Kigali twigeze kubona mu mawadi nkabona nk'ibijumbura bisajije abwira bro go to Kigali urebe ni mu artist muravuga hari n'umuntu muzi Dramati it was big mu Rwanda indirimbo ziri big kuko zarahitinze uyu Fernando the big guy indirimbo nka couple of songs
nk'ebyiri Abanyarwanda eshatu mu ma diaspora nanjye even sometime i Kigali no mu ma diaspora y'abanyarwanda uburyo ikintu cyarenze Kigali kikagera muri diaspora z'abanyarwanda so byo urasanga indirimbo hari nk'indirimbo nk'imwe nayo ya Rappi Boy n'uriya mu Petit Monde baririmbana indirimbo yabo ya isa nkaho ariyo yamenyekanye eyo iriya ndirimbo it was everywhere sibyo so Satibi nawe byaragize cyane kubera indirimbo na collaboration na Meddy so ariko ni yejo wundi akabanza kwikora video nka koma something indi je vais bien so nibyo ndimo ndakubwira so rero abo urumva indirimbo zose tuvuze kuno zingana izo nizo nge ndimo ndavuga kandi hari abandi Kigali bo bumva n'izindi zirenze izo bumva bano ba Kiriku bumva ba Double J bumva urumva so urumva iyo niyo bita influence musicale ntago jya umva umuziki rero wari wamaze kuza umuziki wari wamaze kuza producer wanye Elat yaramaze gufatisha Kigali urumva akorera the band akorera abahanzi bakomeye b'i Kigali so no kuvuga umuziki w'u Burundi waratangiye ku influence Kigali navuga ni touch y'u Burundi imirazi Kigali ni touch ya Elat ije Kigali ni touch ya Dramati ashobora kuza akaba yakora concert i Kigali ngiye ubwo nyina namutumiye muri show yanjye Kigali naramuhostinze Dramati kuri stage urumva so n'abandi twagerageje nari nasabye na Isango na Muzika Award nari nayisabye ishyiremo category y'u Burundi nibaza barayishyizemo bayikuyemo this time ariko umwaka ushize bari bayishyizemo ninjye wari wabasabye ndavuga please you need guys to kwinkuramo bari abantu barimo barakora to encouraging ubwo ntago twebwe ubwacu twihagije nabarya nibarya tukarya ni isoko rimo nibaza ko ari ku maside yose n'aba commerçant abantu bempoting ibintu byose muri economy muri rusange bose bafata indege nk'ubajije nk'indirimbo y'indundi ubu ntayo nzi igezweho iri trend kandi mbere muri no mwaka umwe imyaka ibiri ishize nabaga nzizi zose urumva ariko ntago ari mwe gusa no mu Rwanda turagifite aka kanya kubijyanye n'amahiti kawe ndaza muri studio ubwo zanye ibyo ngibyo twararaje twari tuharaye nibyo rero mbabwiye iyo uganira ibintu byose it's not about politics nimuganye mutinya kuganira no hari impact nyene bizana nyene ziri artistique ziri ugomba kubiganira gusa ariko na politique twese turaba politiciens abanje sinde narabiguhariye anyway munyemerere dufunge thanks for coming kabisa appreciate next time nuza kujya kurya ka gatoki muri 2020 no next time ushobora no ariko ikiganiro cyanyu muzakitirigara nicyo kiganiro nje mu Bugande twatagire kuri sije imeze gutya bikarangira ku bintu ariko niko kigomba pod niko yakabaye ubundi ni freestyle ni story zo kwirigara ni story nyene tu story zo kwirigara biryo usije ka bari amakamera tu na mama sino ni ako abantu bararyoherwa by the true gusa for my Burundian friends ndabakunda nimba n'ikintu kimbabaza nuko ntagiye Bujumbura nisanzwe ko I did my best mu bintu byose nkora nawe bizi tugende abashuti banje babambwiye ngo nta kibazo ariko iyo mbonye ni vya bindi nyene bavuga ni vya bindi wavuga uyu yavuga agahinda ufite we ni gake ngiye nari nzi ko nzashaka uko mbonye umurundi kazi none imyaka gutereta irashize wamubuze ndamukuraho manuki imipaka irafunze waciye mu kirere wageze i Buruseli byasabije nk'Ubujumbura bro bari i Kigali kuntu bangana b'abarundi abari ababaye abanyakigali bafite nationality ari gushaka impamvu iyi message kuyiha abarundi reka iyi message nyiha abarundi kandi none yo sinu nukuri nimba ari n'umurundi utwumva aka kanya of course arahari asesu dikisinguvugira mu mana okay ikintu nshaka kubabwira nukuri bamenye yuko abanyarwanda n'abarundi turi bamwe hejuru no mu gitaramo cya Bwiza harimo abarundi benshi cyane n'abakongomani bari mwakoze cyane kandi kwaje nakunze vibe nakunze iki next time nzaza wenda turi no mu bindi kandi 2050 bazaba bagikora ubwo se ngenza kugeza tubonye Kendrick ko ariko uzagaruka Belgique mba nko mu mamizo y'abasasa kugeza tubonye Kendrick w'i Burundi n'u Rwanda okay sawa ubwo ni nko kumwe yasinzagaruka anyway thanks thank you so much thanks yeah It's a big boy thing, you know.